Banyarwanda abari mu mahanga ni mwebwe muri kubwirwa noneho ntabwo ari abayuda n'abanyarwanda n'abantu bari mu mahanga abafite ururimi tudahuje ururimi abafite ururimi bwati genda ubabwire ngo muve mu byaha nimureke ibibi mukorere Uwiteka Imana uyu mwanya rero ni ngewe Uwiteka Imana yatumye ku Banyarwanda yatumye ku bari mu bindi bihugu Imana yacu tugirire neza iyi minsi ni iminsi yo kwiyarura ni iminsi intare yarasohotse iyo ntare ntagira umuntu yimbaza ijambo ryatubwiye ngo intare yarasohotse kandi iraje iyi ntare igiye gukora ibikomeye Imana itugirire neza mu ijoro ry'ejo mperutse kubona mbona umuntu yicaye mbona abantu bagaragara nk'abaganga barimo bamutera urushinge basa naho bakingira mbona uwo muntu basa naho bamukingira none se Banyarwanda namwe Banyarwandakazi yemwe abari mu mahanga mwicaranye iki ko bisobanura imbere gatoya hari ikintu gikomeye hari ibyorezo bihari cyangwa se icyorezo kigiye kuza mwavuze corona ariko nge nabonye bari gukingira umuntu none se Banyarwanda musinziranye iki kw'intare yivuga yarasohotse ntabwo iri hirya noneho yarasohotse ntagira umbaza niko nababwiye ntare yivuga yarasohotse ese ko yasohotse ni guconjomera bizagenda ute utararima iyo mishike y'ubusinzi iyo mishike y'ubusambanyi utarayirima iyo ntare kwisohotse yewe wicaye muri biro iyo ntare kwisohotse uwibereye muri ako kazi urugakoramo ibizira Yesu Kristo none abantu bari mu tuzi twabo bicaye mu biro bihesheje amahoro bakabona yuko akazi ari Uwiteka Imana wakabahaye bakabona yuko akazi mbese bazagahoraho bakabona yuko Imana yamaze kukabaha nta kintu kintu cyabakoraho nta gusenga bibagiwe Imana biri babatitiriza bati Imana waduhaye akazi karabuze mibereho nayo ariko Imana yabahaye akazi muricaye mwabagabo mwe muricaye mwabavyeyi mwe ariko mu kazi muri kubivangavanga ntamwe mu mitima yanyu murime bya bigugu murime bwa busambanyi murime bwa bubeshi bwa businzi bwa bugambanyi mugene murime imishike yanyu ibiri mu mitima yanyu mubikuremo nimurangiza mwambara ibigunira nikijama maze iminsi ibiri Imana imbwira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwegera Imana nimwe kuzuyaza nimusenge mwiyirize mwambara ibigunira Imana itugirire neza umugabo niyarure umubyeyi niyarure umukobwa bibe nk'uko umusore n'inkumi rubyiruko mwiyarure abantu bari mu isi yose mwiyarure uko waba uri kose waba uri umuntu mbese wundi nyine ntiriwe mvuga waba ukomeye ni igihe cyo kwiyarura ni nka kwa mbere nanone ni ukwihanira kureka bantu kwihanira kureka byarabananiye muravuga ati byarananiye byarakunaniye ariko iyi ntare igiye kwivuga isohotse ikibuga igiye gukiniramo ni gusangamo utariyarura izaguconjomera izagukanja izakurya kandi ntabwo uzabona ubugingo wa mubyeyi we yewe wabangikanije ingo kabangikanya ingo ukagira ingo nyinshi kandi Imana yaraguhaye urugo rumwe reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana
udahwema gukurikira ijambo ry'Imana kandi gukurikirana ibiganiro byacu byose. Kavuga ngo ineza y'Imana rero nibane nawe kandi umugisha w'Imana ubane nawe ndetse n'abawe bose mu bitandukanye mugiye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, intara zose, imigabane itandukanye, mwese mumva ururimi ndi kuvuga, ndabasuhuje kandi kanongeye mbabwire yuko mbakunda ariko Imana ikabakunda kundusha. Dushimye Imana rero ko iduhaye n'uyu munsi kugira ngo dukoremo umurimo wayo kandi tuyihimbaze, tuyinezeze, tuyishime kuko nibyo biryo Imana irya ntago ry'umuceri n'amafiriti, ahubwo amashimwe tuyishima nibyo biryo byayo. Kuba uriho rero, kuba uri kumva, kuba uri kugenda bikemera, nishimwe rikomeye cyane kandi ugomba guha agaciro. Reka twinjire muri gahunda zacu z'umunsi. Dushimye Imana rero ko yongeye kuduhuza n'umwana w'Imana Oliva ni umuntu wamaze kwidekarara, amenya urwego ariho, arisobanukirwa. Uyu munsi n'umwana w'Imana. Dushimye Imana rero ko yarinze umwana wayo akaba ageze n'uyu munsi agihumeka. Umwana w'Imana Oliva, uraho neza? Ndashima Imana. Ni amahoro? Ikibazo ni uko umwana w'Imana numva atuje cyane, nkaho mu rugo wagira ngo nta bintu biriyo. Birahari kwa Yesu dufite byose, kandi ngo dufite n'ubutware. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Ko umaze iminsi warabuze ugiye mu cyo rero? Nyine mba ndi mu rugo ariko no gusenga ahanini nibyo biryo byacu, mba ndi mu rugo turimo dusenga Imana tuyinginga ngo itugirire neza. Ubu uri mu rugo musenga Imana, ukora n'imirimo yo mu rugo, ujya ubona umwanya wo kuyikora? Umwanya wo gukora imirimo cyangwa se gusenga? Ubonye umwanya wo gukora imirimo yo mu rugo? Urasenga wanyuma ugakora n'imirimo ariko wabanje gusenga. Impamvu mbaje gutyo ni uko abamama benshi bitwa abana b'Imana cyangwa bitwa abakozi b'Imana, reka mbivuge gutyo, niyo mvugo imenyereye cyane. Usanga ingo zabo zijegera, ugasanga ziri mu manegeka, cyane cyane bitewe n'uko akenshi usanga barazibura umwanya, batabona umwanya wo kwita ku bagabo babo, ku bana babo. Ugasanga ingo zihora zirajegera ukuntu, ugasanga barangariye mu gusenga, reka mbivuge gutyo, nimba ndabyita gusenga simbizi ko babirangariyemo cyane, ibyingo babitera umugongo. Ibyo mvuze ni ukuri, ujya ubibona nawe? Ibyo bintu biriho, ariko Yesu yaravuze ngo tugire ubwenge, wasenga ariko ukanagira ubwenge, wasenga ukaganduka. Inshingano Imana yaguhaye z'urugo ukazuzuza kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa. Nshobora gukora umurimo kanivuge ko nta wundi ndi buvuge, nshobora gukora umurimo w'Imana nawukora yego bikemera, ariko nabura ubwenge, sinera imbuto zikwiriye ku mutware, ugasanga amasengesho nasenze abaye imfabusa. Satani hari ahantu arahurira cyane, ugasanga urugo rurasenyutse mu gihe hanze ivugabutumwa rikaba rirapfuye. Bivuga ngo vuga ijambo ry'Imana unaganduke, ibyo nibyo byahesha Imana icubahiro. Hari akantu uvuze ngo tugire ubwenge, akantu katugira ubwenge ko nako gateje ibibazo. Ubwenge tugomba kugira ubwenge, ntabwo ari ubwenge bw'ubucakura. Navuze ubwenge, umuntu agira ubwenge bw'ijuru. Niba udafite ubwenge rero muri uyu masaha uri umumama, busabe. Yesu we yaravuze ngo mugire ubwenge ko mwirinde ubw'inzoka. Ugomba rero kugira ubwenge, ugasenga ukaganduka, kuko utagandutse nabyo ni ibindi bibazo. Satani abyuriraho cyane, ugira ngo uri gusenga, ntabwo tuvuze ngo ubireke, senga ariko unaganduke, unamenye inshingano zabo mu rugo. Urasijya kureba usange umugabo inkweto ntizihanaguye, usange no mu nzu hato na hato, wakwinjira mu nzu y'umuntu ngo arasenga ariko wageramo ugasanga rwose ukagira nta bantu babamo, nta masuku, nta gukoropa, mbese ugasanga ibintu uruvangitiranye, ugasanga amajerekani, ibikombe byose biri kumwe n'amasafuriya. Ubwo rero ntabwo ari byiza, dukwiriye kuganduka. N'abagabo nabo tukabafurira bakambara bagasa neza. Usaba uri umwana w'Imana ukasa nabi, ukambara imyenda isa nabi, umugabo yambaye nabi, urumva nabwo rero ijuru ntabwo ryemera umwanda. Niba mwari mubizi, niyo turyamye mu bicuku by'ijoro, marayika Uwiteka Imana atuma marayika akaza mu buriri bwacu, aho uryamye n'umutware, aho abana baryamye, nubwo burira akaburira n'ayo mashuka.
none uzabigenza ute nimba usenga ntuganduke ntugire isuku iwawe? Ibyo byose rero byatuma umurimo w'Imana utubakika, ariko nubyubahiriza izina ry'Imana rizahabwa icubahiro. Ijuru rya mbere mu rugo, nukiranuka mu rugo ujya n'ijuru uzaribona, ariko nudakiranuka mu rugo ijuru naryo ntaryo. Yego, urakoze cyane, tuzabipanga neza rimwe utange n'amahugurwa. Ndi kumwe n'umuntu hano inyuma ya kamera, reka nawe mwibariza akantu katugira ubwenge mu bantu b'abakozi b'Imana. Ntabwo urahura nako ngo ubwire umuntu ariko tugira ubwenge ntigateje, wowe wumva nta kibazo gateje? Ako kantu gateje ibibazo cyane, gateje ibibazo, ariko ubundi umuntu w'Imana agomba kugira ubwenge, niko ijambo ry'Imana rivuga. Je nabikavuga ngo ububuze ubwenge abusabe, ariko babifashe nabi ntabwo ari ubwenge bw'Imana abantu bari gushaka, ahubwo ni ubucakura. Bagiye mu bucakura ahubwo baritse ubwenge bw'Imana. Yego, nubura ubwenge Imana izakureka. Niba turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ahantu katugira ubwenge abantu barebe nimba katari mu bucakura, nibasanga nta bucakura burimo, bagiye ibyo bakora. Ahantu katugira ubwenge muri ino minsi gateje ikibazo. Uraganiza umuntu uvuga ati nyamara bino bintu ntabwo ari ibyo, ngo tugira ubwenge. Babwira umuntu ati nyamara ati ibintu byakagenze cyangwa aha ngo muri uyu murimo w'Imana ntagira ubwenge, se nzabaho gute? Ko Yesu avuga ngo tugira ubwenge. Nta muntu uragugura ngo ugire ubwenge uri. Hari umuntu wigeze kumpugura 2015 nkigera muri uyu mujyi wa Kigali, arambwira ati ndi gushaka nibwa n'ibindi ari kunshakira. Arambwira ati umva rero, ati muntu w'Imana ntiyego, ngo ukwiriye rero ngo twumvise ukwiriye gushaka umukeka, ngo umukeka ntiwabura, tuzane n'igiseke ujye usenga ndetse uturisha. Kubabesha ni kubi. Nasubije ibirenge inyuma nabyara nibyo yarumpamagaye ati yego, ntabwo ibyo byamvanye mu ntara, wowe urimo wibeshya, subira aho narindi mu icumbi. Rero muri iyi minsi twitonde, Yesu yaduhereye ubuntu dutangira ubundi. Atansiyo rero, ibyo byiwe wasize iwawe, nta rusengero ufite utari pasiteri, utari mwarimu, ufite ikibazo, utari na bishop ufite ikibazo, ayo maturo rero wariye uzayabazwa. Wari ukwiriye gusengera umuntu, ibyo bitambo murimo mutamba rero musaba, sinzi iyo biva niyo bijya. Yesu yagiriye neza Barutimayo, agenda ku gakobwa ka Yahiro, agera no kuri uriya mubyeyi wari umaze imyaka 12, agera ndetse no ku bimuga byose arabihagurutsa, no ku kidendezi yakoze imirimo. Nta bitambo yasabaga, yarigenderaga akavuga ati ariko uramenye ntuvuge wagukijije, ariko kuko umuntu yabaga yafashijwe abona ibitangaza byakoretse yatabawe, niwe wagendaga avuga ngo nahuye n'umugabo witwa Yesu. None wowe muri iyi minsi muhanuzikazi, pasiteri, mushumba, aba bavuga ngo muri ba Aposo, none mwebwe bimeze gute? Mu murimo w'Imana tugira ubwenge, korera Imana, ibihembo birahari. Nusengera umuntu yumvise koko ibintu byagenze neza, Imana nayo izagenda bujye imutugatuge, nabona ko hari icyo ukwiriye azakiguha utakimusabye. Arega n'ikibiriti bakikuzaniye wacakira n'amaboko yombi, n'uwo munyu bawuguhaye wawakira n'amaboko yombi, kuko uwo muntu yabikoze mu mutima w'ubushake w'ubugwaneza. Ariko Yesu nazi ibyo bintu azabibabaza. Mu murimo w'Imana uvuga ngo tugire ubwenge. Ubwo si ibyitsanyo Yesu nabibaka muzayamujyana ibihe? Yego, birasobanutse. Reka tugushime ku bisobanuro uduhaye no ku mpuguro utanze. Imana y'amahoro igumsha. Reka noneho ngusabe usenga Imana, gusenga Imana, udupfundurire agaseke Imana yaguhaye. Ni karibu. Uri Imana ishoboye ibintu byose, urera kandi urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye Mana, turaguhimbaje Mana, wabanye natwe, waturinze, warinze imiryango yacu, uturindira igihugu cyacu, urinda ingo zacu, umucunguzi mwiza, imirwa n'imidugudu dutuyemo, Uwiteka waturinze. Ndanagushimye kuko nanjye wandinze Mana, n'aba twasanze turi kumwe ahantu Mana data wa twese, ndagushimye ko nabari amahoro. Izina ryawe rihabwa icubahiro Mana. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, ijambo ryawe rirahiga rikavumbura, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, ijambo ryawe rirera kandi rirakiranuka. Sengera imitima igiye kumva ijambo ryawe Mana data wa twese, ubahe kuzibura amatwi yabo bumve, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro Mana. Mbohoje ikirere kizima, mfunze amarembo y'ikuzimu mu izina ryawe Yesu Kristo.
ndaguhamagaye mwami, undinde kwishyira hejuru, undinde kwikakaza, undinde kwihimbaza, undinde kuvuga ngo uravuze utavuze, icyubahiro cyanjye kibure Mana hagaragara icyawe. Ndasenga ngo kora igisozo zose zitavuye kuri wowe ndazitwikisha amaraso ya Yesu, izina ryawe icubahiro. Twemerera duciye bugufi turakufashe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Imana rero ibaha umugisha abantu badukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha, amahoro, uburinzi buva aheraho mu ijuru, n'umutekano uva aheraho mu ijuru. Imana iwubahe mu izina rya Yesu. Tugiye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ntabwo twaherukana. Tugiye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, tugiye gusoma amagambo ari muri Yeremiya ibice 4 umurongo wa mbere tugeze 10. Reka rero badusomere mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 4 umurongo wa mbere kugeza 10. Yeremiya ibice 4 umurongo wa mbere kugera kwa 10. Imana y'inginga abayuda ngo bihane. Yego. Uwiteka aravuga ati, Isiraheli we, nugaruka aba ari njye ugarukira, nukuraho ibizira byawe bikamva mu maso, ntuzongera kujarajara kandi uzarahira uti, ndahiye Uwiteka uhoraho ukuri, utabera kandi ukiranuka, maze amahanga azihesha umugisha muri we, kandi muri we nimo bazishimira. Ibyo ni byo Uwiteka abwira abantu b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu ati, nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu mahwa, mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba bikwiriye imitima yanyu. Mwa bagabo mwe b'Ubuyuda n'abatuye i Yerusalemu, uburakari bwanjye butaza bumeze nk'umuriro bugatwika kandi ntawe ubasha kubuzimya bitewe n'ububi bw'ingeso zanyu. 5. Mumenyeshe Ubuyuda kandi mwamamaze n'i Yerusalemu muti, nimuvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe tujye mu midugudu igoswe n'inkike, mushinge ibendera aherekera i Siyoni, mwiyerure ntimurushye muzuyaza, uko ngiye kuzana icyago kizaturutka ikasi no kurimbuka gukomeye. Intare yarasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka igasigara itagira uyituyemo. 8. Nuko nimukenyere ibigunira mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi umutima w'umwami uziheba n'imitima y'ibikomangoma nayo, kandi abatambyi bazumirwa n'abahanuzi bazashoberwa. Maze ndavuga nti, ayi mwami Uwiteka, ni ukuri washatse aba bantu n'ab'i Yerusalemu, ubwo wavugaga uti muzagira amahoro, none inkota ikaba yabageze no ku mutima. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Amen. Muze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mu itorero haba uwejejwe muri ryo,
nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya muririmbire ihoraho Yesu ari hamwe natwe tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu nimuze tumukorere tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'abamugome Satani muze twese tubashake tubasangisha umukiza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza amen. Imana yacu nishimwe. Uyu muririmbyi yatubwiye ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Twe kwiringira imiryango, twe kwiringira abagabo twashatse, twe kwiringira inshuti zacu, twiringire nde Yesu. Imana yacu tugirire neza. Twasomye rero ijambo ribwira abayuda kwihana. Noneho rero banyarwanda abari mu mahanga ni mwebwe muri kubwirwa, noneho ntabwo ari abayuda n'abanyarwanda n'abantu bari mu mahanga, abafite ururimi tudahuje ururimi, abafite ururimi rw'ibindi birimi cyangwa se ikinyarwanda, mwese murimo mugira ute mubyumva. Imana itugirire neza. Uyu mutwe w'amagambo rero nawuhaye kwiyarura twe kuzuyaza cyangwa se twe gukebaguza. Imana yacu tugirire neza. Abayuda Imana yarabasanze irabahugura irababwira, yasanze Uwiteka Imana yasanze abayuda bari mu byaha, barivanze bivanga n'andi mahanga, ntabwo bari bakigendera mu mategeko y'Uwiteka Imana, ntabwo bari bagitinya icyaha. Ariko Uwiteka Imana atuma kuri Yeremiya, amutumaho bari abayuda, arababwira ati genda ubabwire ngo muve mu byaha, nimureke ibibi mukorere Uwiteka Imana. Uyu mwanya rero ni njyewe Uwiteka Imana yatumye ku banyarwanda, yatumye ku bari mu bindi bihugu. Imana yacu tugirire neza. Iyi minsi ni iminsi yo kwiyarura, ni iminsi yo kwanga ibyaha. Ijambo ryatubwiye ngo mwe kuzuyaza, ahubwo mugire vuba bwangu mucumva iri jambo. Umugabo niyarure, umubyeyi niyarure, umukobwa bibe nk'uko umusore n'inkumi, rubyiruko mwiyarure, abantu bari mu isi yose mwiyarure. Uko waba uri kose, waba uri umuntu mbese wawundi nyine ntiriwe mvuga, waba ukomeye, ni igihe cyo kwiyarura, ni igihe cyo kutazuyaza. Imana yacu tugirire neza, itwambike imbaraga. Ijambo ryatubwiye ngo intare yarasohotse, iyo ntare ntagira umuntu yimbaza. Ijambo ryatubwiye ngo intare yarasohotse kandi iraje, iyi ntare igiye gukora ibikomeye. Imana itugirire neza. Mu ijoro ry'ejo mperutse kubona mbona umuntu yicaye, mbona abantu bagaragara nk'abaganga barimo bamutera urushinge, basa naho bakingira. Mbona uwo muntu basa naho bamukingira. None se banyarwanda, namwe banyarwandakazi, yemwe abari mu mahanga, mwicaranye iki ko nabonye hari abaganga bambaye imyenda imeze ukuntu barimo bakingira umuntu, mbona bamutera urushinge. Imana itugirire neza. Urwo rushinge rusa naho rushatse kuvamo, amaraso arava, basa naho barushumangira neza baramutera. Mbona n'abagaragara nk'aho bakingira. Bifite icyo bisobanura. Imbere gatoya
hari ikintu gikomeye, hari ibyorezo bihari cyangwa se icyorezo kigiye kuza. Mwavuze korona, ariko njye nabonye bari gukingira umuntu. None kuri muzuyaza ukaba uri kureba hirya no hino, ukaba uri gukora ibizira ibyaha, ukaba uri ukomeye kubigotomera nk'amazi. Yesu agiye kuza, none nasanga utarakiranuka cyangwa waravuye mu byizerwa, Imana izagutabara ute? Izagutabarira hehe? Imana idufashe yemwe bantu bari mu tuzi twabo, bicaye mu biro, bihesheje amahoro, bakabona yuko akazi ari Uwiteka Imana wakabahaye, bakabona yuko akazi mbese bazagahoraho, bakabona yuko Imana yamaze kukabaha, nta kindi kintu cyabakoraho, nta gusenga. Baribagiwe, bibagiwe Imana, batitiriza bati Imana waduhaye akazi karabuze, mibereho nayo. Ariko Imana yabahaye akazi. Muricaye mwa bagabo mwe, muricaye mwa bavyeyi mwe, ariko mu kazi muri kubivangavanga, ntabwo muri gusenga. Imana ibagirire neza, Imana itugirire neza. Jambo ryatubwiye ngo nitwiyarure, nitwambara ibigunira, dusenge. Kandi jambo ryatubwiye ngo niturime imishike yacu. Kurima muri kubibona, kurima burya ntabwo byoroshye. Abantu bahinze, abantu bamanza barima bagatabira nyuma, mubona ukuntu bigora, biba biruhije. Ariko ni murime imishike yanyu, murime mu mitima yanyu, murime bya bigugu, murime bwa busambanyi, murime bwa bubeshi, bwa businzi, bwa bugambanyi. Mugende murime imishike yanyu, ibiri mu mitima yanyu mubikuremo. Nimurangiza mwambara ibigunira, niko ijambo ryatubwiye, mwambara ibigunira musenge. Banyarwanda, maze iminsi 2 Imana imbwira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwegera Imana. Nimwe kuzuyaza, nimusenge, mwiyirize, mwambara ibigunira. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, turengere. Abantu bari kuvuga ngo kwiyiriza ngo ni ukwiyica nabi. Inyamara ijambo ryatubwiye ngo nitwambara ibigunira, twiyirize, dufate amasengesho. Abantu inda bazinduye imifuka, abantu ntabwo bagisenga, abantu bari kwirirwa binywera birira, abantu bibere muri za bizinesi zabo. Gusenga ntabwo bakibimenya, gusenga ntabwo bakibishobora, bari mu ntege nkeya, abantu barasinziriye, abantu barahunikiye. None se Banyarwanda, musinziranye iki? Kw'intare yivuga yasohotse, yarasohotse, ntabwo iri hirya, noneho yarasohotse. Nagira umbaza niko nababwiye, ntare yivuga yarasohotse. Ese ko yasohotse, ni guconjomera bizagenda ute? Utararima iyo mishike y'ubusinzi, iyo mishike y'ubusambanyi, utarayirima, iyo ntare ko isohotse. Yewe wicaye muri biro, iyo ntare ko isohotse, uwibereye muri ako kazi, urugakoramo ibizira. Yesu Kristo, none bizagenda bite? Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Imana hari ikintu ije gukora. Yewe ucyumvira ijambo, ukambara ibigunira, ugasenga, uri mu kazi ugasenga, ukabyuka ugasenga. Gusenga kwa mbere ni ukwanga icyaha, gusenga kwa mbere nanone ni ukwihanira kureka. Bantu kwihanira kureka byarabananiye, muravuga ati byarananiye, byarakunaniye. Ariko iyi ntare igiye kwivuga, isohotse, ikibuga igiye gukiniramo, ni gusangamo, utariyarura izaguconjomera, izagukanja, izakurya, kandi ntabwo uzabona ubugingo, ntabwo uzabona ubugingo wa mubyeyi we. Yewe wabangikanyije ingo, ukabangikanya ingo, ukagira ingo nyinshi, kandi Imana yaraguhaye urugo rumwe. Iyi ntare nizo izaguconjomera. Imana itugirire neza. Yemwe abari mu mahanga, muradamaraye, yego muvuga ngo turi kubona amafaranga, yego ntacyo bibatwaye, ariko ayo mafaranga aho ngaho mwicaye muri ayo mahanga, ngaho nimwiyarure, mwe kuzuyaza, kuko intare yivuga ni gusanga muri ayo mahanga. Bizagenda ute? Waragiye ukibagirwa ko hari Imana yakwambukije, ukaba wibagiwe. Imana itugirire neza. Iyi ntare nta n'umwe izatinya, waba ukomeye, waba woroheje, waba uri umusirikare, waba uri
umupolisi reka mbivuge utya, waba uri mutekano, waba uri mudugudu, iyi ntare nta muntu izatinya. Imana itugirire neza. Ariko nuba wubasha Imana, uri mu Mana, Imana izakurengera, izagutabara. Aregana kuri nabonye bakingira umuntu bamutera urushinge, nirana yaba intare. Yesu Kirisitu, uburwayi bukomeye abaganga b'isi batashobora, abadogiteri batashobora, nabyo byakubera intare. Imana itugirire neza. Iyi ntare ntawe uzayizavumbukira, izagusanga uryamye wa mugabo we, izagusanga uryamye ye wa mukobwa we, izagusanga uryamye ye wa mubyeyi we. Iki ni igihe iyi ntare izasanga uri mu nzira ugenda, yemwe abazaba bari mu murima iyi ntare izabasangamo. Hari abizasanga bari kubaka, hari abizasanga bari kugura ibibanza, hari abizasanga bibereye mu modokari. Mwiyarure mwe kuzuyaza, kuko intare yarasohotse. Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none, iyi tariki ya 9, niho Imana iri kurangurura ivuga ngo mwiyarure mwe kurusha muzuyaza. Hari abantu benshi bavuga ngo imbabazi z'Imana zituriho. Ntabwo imbabazi z'Imana zituriho, uburakari bw'Imana ntabwo bwatuvuyeho. Yemwe Banyarwanda, uburakari bw'Imana burahari mu gihugu cyacu ku bantu batubasha Imana. Mwe kwihesha amahoro, yemwe abari mu mahanga, mu bihugu, ku isi yose, mwe kwihesha amahoro. Inkoni y'Imana ntabwo yatuvuyeho, uburakari bw'Imana buracyaturiho. Yemwe bahanuzi, muri kuzuyaza, muve mu makoni murimo. Iyi ntare kwisohotse ikabigusohokanye muhanuzi, ukibesha, ukirya amafaranga y'abandi, uri umwesikoro, ukaza hano kuri cano ukirigubesha. Hamagara abantu vuga ngo Imana irakubwiye kandi itakubwiye. Iyi ntare nawe izakuvumbukana, izaguconjomera. Uzaba wararuhiye iki n'igihe wataye wahanuye, ukaza ukuzura umwuka wera mu rusengero, wuzuye umwuka wera, wararirimbye wa mukobwa we, wa mupasiteri warashumbye. Waba wararuhiye iki? Intare yarasohotse, ni gusohokana. Bizagenda ute? Warariye intama z'Imana. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Ijambo ryatubwiye ngo, umuririmbyi yatubwiye ngo nimuze turebe imbere. Urebye imbere ute ko abantu basubiye inyuma? Imana idufashe, itwambike imbaraga, itugirire neza. Haleluya, amen. Imana itugirire neza. Yemwe iyi ntare Yesu, iyi ntare mu mihanda inyuzemo kandi iri kunyuramo yuko benshi batari kubireba. Impanuka ko zihari nyinshi, mukaba musinze mutari kwiyarura. Bimeze gute? Mu mihanda Imana iri kubabwira ngo mu mihanda iyi ntare inyuzemo, inyuzemo. Nta handi izatinya, nta handi itazanyura. Ariko umuntu wubasha Imana, uyikomejeho, uri gusenga by'ukuri, Imana izamurinda. Mwa babyeyi mwe, muri gushinganisha ingo zanyu gute? Iyi ntare itarabinjirana, iyi ntare itarabageraho. Yego yarasohotse, ariko niba wubasha Imana mu rugo rwawe. Twatangiye tuvuga yuko abantu bari gusenga, abandi bamara gusenga ntibace bugufi mu ngo zabo, ntibakiranuke imirimo yo mu rugo, buzuye inshingano, barangiza ngo bari gusenga. Iyi ntare nizi igasohoka, ko yasohotse ikinjira iwawe ikaguconjomera. Utarakiranutse mu rugo rwawe uzireguza iki? Umva, nta rwireguzo ruhari. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Iyi ntare yasohotse, buri mwe wese nababwiye ngo yaba akomeye, yaba yoroheje, uko waba uri kose, ko zaba uri umuyobozi kose, ntabwo iyi ntare izagutinya. Ariko nuba wubasha Imana, wibereye mu maboko y'Imana, ntacyo izagutwara. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Ariko reka mbabwire, uyu mwaka ko abageni babaye benshi, mukaba musinziriye, Imana itwambike imbaraga. Hari abari kuvuga bati rero insengero zakongera gukingurwa. Nubwo zakingurwa, reka mbivugeho gatoya, nubwo zakinguka ntabwo bizaramba, ni iby'agahe gatoya. Kandi n'Uwiteka Imana uzabibikoze
kuko hari abantu benshi Imana ishaka, hari abantu benshi Imana ishaka kugira ngo bate kurimbuka, kandi Imana uwo yageneye ubugingo yemerewe ubugingo ikamubwira ngo uri umunyabugingo ntabwo azabura ubugingo. Hari agahenge gatoya Imana igiye gutanga, ni gatoya ntabwo ari kanini, mutazabona ngo wenda ngo biremeye hoya, ni agahenge Imana izabitanze kugira ngo abantu Imana iri gushaka ikimenyetso cyayo, abantu Imana bamwe igiye gucura kugira ngo babe abageni beza bashimwa n'Imana. Imana itugirire neza kandi itwambikiye imbaraga. Yemwe abafite urusaku ku Uwiteka Imana, mugabanye urusaku, gutabagwa kurahari. Uyu mwaka Imana ije guhana, ije no guhemba, ni ibintu bibiri, ije guhana no guhemba. Niba warakoze neza Imana ije kuguhemba, niba warakoze nabi uje guhembwa n'ibyo wakoze. Imana idufashe itugirire neza, itwambikiye imbaraga, kandi abantu bayize imihigo nimuhigure vuba, kuko niko Uwiteka Imana arimo avugana nanjye ngo mbabwire. Bagabo muhigure imihigo, abagabo Imana yaba yarabazigamye irabasigaza kugira ngo mutunganye ibyasigaye bidatunganye. None abagabo ko sinziriye, intare ikaba yarasohotse, none iyi ntare urabona uzayicikira he? Nutubaho Uwiteka Imana. Mwabagabo mwe mwubaha Imana kandi mukiranuke, mushake mu maso h'Imana. Abagabo nongere mbabwire ngo abagabo Imana nishimwe, abagabo mwubaha Uwiteka Imana. Uyu mwaka mwubaha Uwiteka Imana mwabagabo mwe, kugira ngo Imana ibatabare barengere. Hari icyo Imana ishaka ku bagabo, ariko abagabo mube maso kandi mukiranuke. Imana idufashe itugirire neza. Rero nababwira ngo Banyarwanda muze twegere Imana, twongere dusenge. Abashoboye kwambara ibigunira mwambara ibigunira, mwe kuzuyaza, niko ijambo ryatubwiye, kubera ko Imana iri kutubwira ngo dufitanye nayo urubanza. Ntabwo urubanza rwatuvuyeho, turacafitanye n'Imana urubanza, ariko twisuzume, nitumara kwisuzuma kwihana, Imana iratugirira neza, kandi imbabazi z'Imana zirahari, ni ukuri ntabwo zatuvuyeho. Nitwubaha Imana, Imana ibafashe kandi bagire neza, ibambike imbaraga. Ijambo ry'Imana rigire aho ribakura, rigire n'aho ribashitsa. Mbisabiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakoze, amen. Amen. Yego. Imana iguhe umugisha cyane Oliva ku butumwa bwiza utambukije cyangwa se utugejejeho. Imana ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Utubwiye iyi ntare ariko ntabwo tuyisobanukiwe, nta bisobanuro waduha kuri iyi ntare kugira ngo abantu bamenye n'ibyo atajya n'utungurwa. Ijambo ry'Imana rero, iyi ntare Imana yatubwiye ko, ijambo ry'Imana yatubwiye ko yasohotse, yarasohotse. Iyi ntare rero bivuga ngo nta kintu nabisobanuraho, ahubwo buri wese ahinda umushitsi, avuga ati iyi ntare ningiranwa nkava mu busambanyi, iyi ntare ntacyo iri buntware, naho yatontoma ikagutontomera nta n'ubwo yakurya ntacyo yagutwara. Ariko intare yarasohotse, Abanyarwanda be kwihesha amahoro. Intare yarasohotse mu bihugu byose ku isi yose, iyi ntare yarasohotse. Buri mwe wese asabwa gusenga. Ijambo ryatubwira ngo twambare ibigunira, burya wasenze Imana wihanye, Imana imbabazi ziraza. Iyi ntare isohotse, yamaze gusohoka, ubundi intego zayo ni izihe? Itumwe gukora iki? Iyi ntare isohotse itumwe gukora umurimo ahanini Imana ibifitemo uruhare. Iyi ntare yasohotse, umuntu rero wavuye ku Mana, iyi ntare ntabwo izamusiga. Ahanini umuntu wavuye ku Mana, iyi ntare ntabwo iri mu musigi. Umuntu ufite uburinzi bw'Imana, iyi ntare ntacyo izamutwara. Yego, reka tugushimire ku butumwa utambukije, tuwe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Sinzi nimba icyo waba wisuguye cyangwa se wibagiwe kugira ngo tugumwe gitambutse, numara kwitambutsa uraduha nimero za telefone ubundi dusengera Imana. Nta bindi nakongeraho, nabwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi abari mu bihugu byo hanze ngo iki ni igihe cyo kwambara ibigunira. Nta rindi jambo nakongeraho cyangwa se gusenga. Imana idufashe tugirire neza. Nomero ya telefone ni 0788 210 4 kanyisubiremo 0788 210 4 5 3.
yego ni karibu no gusenga. Mana turagushimye izina ryawe icubahiro, uracariye amana ivuga bikaba yatika bigakomera. Mana twumvise ijambo ryawe, abayuda batumwaho na Yeremiya ari Uwiteka Imana uvuze, aratubabwira ngo nibareke imirimo yabo mibi bayikura imbere y'Uwiteka Imana kugira ngo bagirirwe imbabazi bababarirwe. Arababwira ngo be kuzuyaza kandi ntibazarire, abatumaho ngo nibambare ibigunira biyese bagirane ubusabane n'Imana. Rero nasenze muri uyu mwanya nsengeye abumvise ijambo kugira ngo Uwiteka ubagirire neza, ubambike imbaraga. Mana ubahe kwiyarura kandi ubambike imbaraga zo kwambara ibigunira kugira ngo izina ryawe rigicubahiro. Umugisha abumvise ijambo muri iki gihugu, umugisha abumvise ijambo bari mu mahanga, umugisha n'abo turi kumwe hano Uwiteka mwami kuri urubuga kugira ngo izina ryawe rigicubahiro. Turengero kandi tugire neza abadayimoni bo guhora muri iki gihugu, abadayimoni bo guhora mu mahanga, ku bantu bose bisi bakurweho izina ryawe icubahiro. Dufasheho kandi tugire neza kandi uduhe gucunguza uburyo umwete. Mana kugira ngo izina ryawe rigicubahiro, ntaba ari twe rero duciye bugufi turakubashe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Imana igumugisha, tuzasubira ubutaha. Amen.